Maureen umukobwa mwiza cyane ari mu modoka rero ari kugenda yiyumvira utuziki ari nako rwose agenda abyinisha igice cye cyo hejuru aba yishimye ari kugenda aseka kandi ari wenyine aba afite rwose umunezero udasanzwe. Telefone ye rero ihita isona maze arareba agasanga ni Kalisa mukuru we rwose umuhamagaye. Kalisa rero ahita amubwira ati wamfasha ukagaruka mu rugo. Maureen ati hoya ntabwo rwose nagaruka dore nta n'iminota 10 irashira mvuye aho ngaho. Kalisa ati ihangane rwose ugaruke nkeneye kujya kwa muganga ndumva ntameze neza ndarwaye rwose kandi ndarembye nkeneye rero ko wamperekeza. Maureen ahita amubwira ati urarwaye, ahita none atangira guhangayika ati reka nkate rwose ndahita nkugeraho mu minota mike cyane nari ntaragera kure. Kuko rero ahita asubira inyuma yihuta cyane aragenda aragita afungura urugi nyine rwo mu rugo iwabo. Agifungura ahita atungurwa no gusanga Alpha apfukamye hasi muri sari iwabo. Maureen arahita amubaza ati Alpha uri hano kubera iki se ahubwo upfukamye habaye iki? Alpha ati mukunzi wanjye ndagira ngo rwose nkubwire yuko iyi myaka tumaranye yambereye imyaka idasanzwe, yambereye imyaka y'ibyishimo, yambereye imyaka y'umunezero. Ndifuza rero ko rwose ibyo byose byanguma iruhande. Ahita rero azamura impeta maze akamubwira ati ndashaka rwose ko uyu munezero wampaye nawugumana, ati ndakwifuza iruhande rwanjye, ati ndagukunda cyane. Maureen rero uba wacanganyikiwe ari gutekereza mukuru we ari kureba ibiri kumubera imbere aba yabuze icyo afata n'icyo areka maze agahita abwira Alpha ati ariko mukuru wanjye ararwaye kandi ararembye niwe nari kureba. Kalisa rero ahita ava mu cyumba afite na champagne akaza rwose amuririmbira ati vuga yego njyewe nta kibazo maze duhita tubiserebura. Maureen rero ahita yishima cyane maze agahita ahereza ikiganza Alpha akamubwira ati ndabyemeye kuko nanjye ndagukunda cyane. Alpha rero ahita amwambika impeta maze agahita ahaguruka akamubwira ati ndagukunda cyane rwose Maureen. Maureen nawe ati nanjye ndakwishimiye mukunzi wanjye ndagukunda. Maureen rero ahita abaza Kalisa ati kubera iki koko utambwije ukuri maze ukambeshya? Kalisa ati ko wize se wowe urabona iki kintu cyari gutuma uhindukira ukagaruka mu rugo uretse kukubwira ko ndwaye? Bahita rero batangira kubiserebura nyine kuko rwose baba bishimye cyane. Kalisa akababwira ati mbifurije urugo rw'umunezero, mbifurije guhirwa muri byose, ni ukuri mbifurije yuko muzaba intangarugero mukazaba couple rwose abandi bantu bose bareberaho kandi bavuga iyo bagiye kuvuga couple ikundanye kandi ibanye neza. Ndabakunda cyane rero ndabifuriza ibyiza byose ndetse n'ibyo ntavuze. Baramushimira rero maze rwose bagakomeza nyine bakenjoyinga. Umunsi wakurikiye rero Kalisa na Alpha bajya ku kazi. Kalisa aba ari bosi wa Alpha baba bakora nyine muri kampani imwe. Kalisa rero aba afite umusore wamukunze ariko utarigeze amwiyereka yahoraga rero amwoherereza impano. Icyo gitondo rero nabwo yari yamwoherereje indi maze amaze kuyifungura ari kuyireba Alpha aba arinjiye ahita amubwira ati ariko se uyu musheri wawe utazwi ubundi mumaranye igihe kingana iki? Kalisa ati uzi ko hashize amezi 12 yose. Alpha ahita aseka ati icyo nzi cyo uyu musheri wawe ashobora kuba ari umusaza, ati kubera ko aramutse ari umusore nyine afite imyaka nk'iyo dufite yaba yarakwiyeretse kera, ati iyo umusore agukunze agutereta nyine igihe gitoya ubundi agahita agusaba ko mwahura mugatangira kujya musangira murebana, ati rero ushobora gusanga ari umuntu mukuru cyane maze akaba afite ubwoba ko umunsi wamubonye uzahita umwanga. Bahita babiseka rero maze Alpha akamubaza ati none se ubundi uba wumva nyine umukunze? Kalisa ati nkurikije rero ibintu ankorera mba mbona rwose ari neza ariko nanone njye sinshaka gukunda umuntu ntazi, urabizi nyine ukuntu mba nihagazeho. Kalisa rero ahita abwira Alpha ati urabyumva ute se ko nifuza kubakorera ikirori wowe na murumuna wanjye, ndashaka nyine kubakorera ikirori cya fiançailles dore nyine mwambikanye impeta muri babiri, ndashaka ko noneho tubigira ibintu binini maze rwose nkabakorera ikirori gishyushye tukabyenjoyinga kurushaho.
arufata uwundi niyo mpamvu ngukunda buri gihe uhora unshyigikiye, ati ndakubwiza ukuri rwose sinzi aho mba ndiyo ntaza guhura nawe ngo nkore muri kampani yawe maze rwose nanahure na murumuna wawe kuko rwose nibyo bintu byiza byambayeho mu buzima. Ati rero ndagushimiye ukuntu rwose ukomeje kumba hafi, ndagushimira kandi ukuntu ukomeje kumfasha. Karisita ati nanjye ndagushimira kuba rwose uri umukozi mwiza utuma tugera kuri byinshi, natwe kandi iyi kampani tutagufite nta kintu rwose twageraho, ikindi kandi ngufata nk'umwe wo mu muryango wanjye, numva rwose uri musaza wanjye mutoya, ndagukunda cyane nk'uko nkunda na Morini. Alpha rero aramubwira turakoze cyane gusa ndishimye, ngaho rero ugire umunsi mwiza, reka nsubire mu kazi njye kubitunganya, ubundi icyo kirori nyine dutangire tucyitegure, ndumva rwose ntangiye gushyuha. Ubwo aba ari no kubivuga nyine ari kubyina, atumva ati noneho rwose uwo munsi nyine ibintu bizaba bishyushye. Alpha rero amara gusohoka maze hagahita hinjira Patrick. Patrick rero nawe aba ari umukozi nyine wo muri iyi kampani, abaje kureba rero Krista. Mu by'ukuri uyu musore witwa Patrick ni nawe nyine uba uhora yoherereza izi mpano Krista, kandi Krista nyine aba ari boss we. Patrick rero aba amutinya cyane ku buryo rwose adashobora kumubwira ko ari we uzimwoherereza. Abakinjira rero maze Krista agahita amubwira ati njyanira ibi bintu, genda urebe rwose aho bijugunya. Patrick ahita ababara mu mutima ko rwose izi mpano aba yahaye uyu mukobwa buri gihe birangira nyine azijugunya aho abonye atajya aziha agaciro. Patrick ahita amubwira ati none se ko ndeba ari impano baguhaye, ntabwo wakabaye uyibika neza ukayibika nko muri biro yawe? Karisita rero ahita yubura umutwe maze akamureba ijisho rwose riteye ubwoba kandi rikanganye, cyane cyane ko rwose uyu mukobwa n'ubusanzwe aba yihagazeho ari umukobwa nyine w'umunyamahane, ureba ukumva ubwoba burakwishe. Patrick rero ahita abiterura yihuta maze agahita asohoka atavuze n'icyari kimuzanye. Ku rundi ruhande ariko Morini we rwose ibyishimo ni byose, arakomeza areba impeta agasoma ikiganza cye maze agakomeza abyina. Telefone ntabwo iri kuva ku matwi, ari guhamagara inshuti ze zose azibwira nyine ukuntu bamwambitse impeta. Ati ntababeshye ndumva rwose ibyishimo byandenze, ndanezerewe ku buryo ntabwo nibaza niba nzajya njya koga, sinzi niba nzajya nyikuramo cyangwa nzajya nyihorana. Hari rero couple yindi iba ari inshuti yabo, ahamagara nyine uyu mukobwa akamubwira ati umva noneho ubuze ibintu byambayeho se, uzi yuko Alpha yanyambitse impeta? Uyu mushuti we rero ati urumva se bimeze bite? Morini ati ntakubeshye ntabwo mbizi, sinzi niba nkanuye cyangwa se ndi kurota, gusa ndi kuyireba nyine nkareba ubwiza bw'iyi mpeta maze nkumva neza neza ndasaze. Mushuti we ati none se ko mutadutumiye nta birori bihari se bya fiyansaye? Morini ati turi kubitegura, tugomba kubatumira maze ukanazana na sheri wawe. Uyu mushuti wabo rero ava kuri telefone maze agahita areba umukunzi w'ikijisho baba banari kumwe rwose. Umukunzi we arahindukira ati kundeba nabi se kandi ndi no kugutegurira kubera icyo uri kundeba nabi? Uyu mukobwa ati ntakureba nabi, abandi babambika impeta naho ngewe wanteye inda nta forume ngifite, nyamara rwose wanze no kunyambika impeta ngo dukore ubukwe. Sheri we atari cyo cyangombwa nuko ngukunda kandi ndagukunda cyane urabizi. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'umugoroba, Alpha na Morini baba bari gutembera mu muhanda bagenda gake cyane bagenda baganira, maze Alpha akabwira Morini ati ariko urabizi ko ngukunda cyane? Morini ati ndabizi ariko nanjye ngukunda kurusha uko nkunda. Morini ati none se mbwira sheri, ubu ngubu ndamutse ntakaje nk'ijisho rimwe wakomeza ukankunda? Alpha ati nagukunda cyane. Ati none se nshaje maze nkazana iminkanyari umubiri wose? Alpha ati ni handi hawe nakomeza nkagukunda maze nkanakwitaho. Ati nyine ntabwo ndi umukire, ntabwo rwose mfite ibya mirenge, ariko nanone ntabwo rwose kukwitaho byananira. Ati buri munsi mpora nshima Imana yatumye rwose nsaba kariya kazi, ati kubera yuko iyo ntaza rwose kudepoza online ngo mpure na mukuru wawe nawe ntabwo tuba twarahuye. Ati rero rwose mpora nshima Imana kuri uriya munsi narabashije rwose kudepoza kuri kariya kazi.
Morine ati nari kuba mpombye, reba nawe ibogari y'umusore nari kuba mbuze, ni ukuri ntabwo nzi niba nari kuzigera mbona ibyishimo iyo ntaba ndi kumwe nawe. Ubwo kandi baba bafatanye nyine ku rutugu bagenda gahoro cyane, ari nako bagenda barebana baseka bakongera bagahoberana, baba rwose bakundanye mu buryo bugaragara. Arufa rero abwira Morine ati cyakoze ni ukuri mukuru wawe aragukunda cyane cyane rwose kandi akwitaho. Morine ati uzi se, ati kuva nyine ababyeyi bacu bapfa mukuru wanjye yafashe inshingano zo kubaha bose, yabaye mama, aba papa, aba musaza wanjye, noneho anaba mukuru wanjye, ati byose yarabikoreye icyarimwe. Ndakubwiza ukuri nanjye ndabibona ko anyitaho rwose birenze ibikenewe. Mukuru wanjye nyine buriya mufata nk'aho ari n'umubyeyi wanjye. Arufa ati ntakubeshye rero nanjye ndamwishimira cyane rwose kubera yuko nyine ni umukobwa mwiza. Ati ariko se ubundi kubera iki mukuru wawe we adashaka umusheri, kandi mu by'ukuri urabona ni umukobwa mwiza cyane, afite amafaranga, arakeye, arakunditse, kubera iki nta musore agira bakundana? Morine ati umva rero nkubwire, ibyo bintu nanjye rwose byaranyobeye, mpora mbimubaza ariko akambwira ngo ntabwo igihe kiragera, ngo nta nubwo arahura n'uwa nyawe. Ikindi kandi abasore bose nyine baramutinya kubera kuriya kuntu aba yihagazeho, nta mikino agira, ntabwo rwose ajya agira burage. Morine ati ariko buriya igihe nikigera tuzajya kubona tubona aradutunguye. Bahita baseka rero maze bagakomeza bigendera nyine biganirira ku byabo, bavugana nyine ukuntu bakundana. Umunsi wakurikiye rero aba ari ku mugoroba, Karisita ari gutaha amara kwinjira mu modoka, maze receptioniste agahita aza agakomanga ku rugi rw'imodoka ati bosi hari ibintu byawe biri hano. Karisita rero afungura urugi maze uyu mu receptioniste agahita amuzanira impano ebyiri rwose ziri kumwe, ahita amubwira ati ibi bintu byawe hari umuntu wabisize hano, atari ikigaragara cyo uyu muntu rwose ni uwo muri kino gihugu, ntabwo ibi bintu biva hanze. Gusa nyine Karisita aba ari umukobwa uteye ubwoba, abona uyu mu receptioniste atangiye kuvuga amagambo menshi, maze n'ubundi akamureba rya jisho nyine riteye ubwoba. Uyu mukobwa agahita aceceka maze agahita amubwira ati umunsi mwiza. Umunsi rero w'ikirori uragera, baba bateguye koko, gusa nyine kibera mu rugo kwa Karisita, kuko rwose haba ari heza cyane kandi ari hanini, haba hahagije kugira ngo habere ikirori. Barategura rero maze ibirori bikaba, abakozi bose rero bo muri kampani ya Karisita baraza kubera ko nyine baba batumiwe na Karisita kandi nanone batumiwe na Arufa kuko nyine baba bakorana. Patrick rero nawe aza muri aba ngaba, abakinjira maze agasuhuza Arufa akamubaza ati ni aha ngaha bosi wacu aba? Arufa ati ni ubwa mbere uhageze? Patrick ati cyane. Arufa ati biratangaje, ati none se atuzi ko nari nzi ko buri mukozi wese ashobora kuza hano uko abishaka? Patrick ati simbizi abandi, ariko njyewe rwose ubanza adakunda isura yanjye, ubanza atabashaka no kundeba, kuko burya niyo ari muri biro ngiye kumureba ahita ambwira nabi cyane, ntabwo rwose nzi ikintu dupfa. Arufa ati n'ukuntu bosi wacu ari umukobwa wicisha bugufi, umukobwa mwiza rwose kandi ufite umutima mwiza. Patrick ati nyine nanjye ibyo byose ndabibona, ariko nyine kuri njyewe ntakubeshye rwose ni intare y'inkazi. Patrick nawe ahita abwira Arufa ati umunsi mwiza rwose wanyu, agahita atambuka maze akicara. Abashyitsi rero bakomeza kuza maze bagatangira nyine ibirori. Karisita rero afata ijambo maze rwose agashimira abaje bose, ariko agahita abwira Arufa ati ndifuza rero yuko rwose couple yacu y'umwaka batubwira itariki bazakoreraho ubukwe. Ati hari abandi babishaka se? Maze bose bagahita bavugira rimwe bati yego turabishaka rwose ntibabitubwire. Arufa rero ahita afata ijambo maze akabashimira bose, agashimira kandi Karisita uba wabateguriye ibi birori.
arababwira ati rero rwose nkurikije njyewe ukuntu nkunda Morini twakabaye ubukwe tubukora ejo kuko rwose mba numva indi minsi yose haba ari kera ariko nyine kuko ari ibintu biba bisaba protokole nyinshi nta yandi mahitamo dufite ubwo tuzabukora nyine nyuma y'amezi 3 twarangije rwose guhitamo itariki. Abari aho bose rero bakoma mu mashyi maze bose bakabifuriza kuzagira rwose urugo rwiza. Iyi couple rwose ikundana ku buryo abantu bose baba bayireba maze bakifuza kuzamera nkayo. Patrick we rero muri ibi birori byose aba rwose ijisho atigeze arikura kuri Calista, aba akunda cyane rwose, aba yumva yifuza kuba yahora amubona. Nyamara Calista we nta nubwo rwose aba abizi ko uyu musore amukunda, aba noneho anamuzira kubi nibura yabe n'abandi aba anabavugisha, we nta nubwo ajya bamuvugisha neza habe n'umunsi n'umwe. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'igitondo, Alpha aba agiye ku kazi, aba ari mu modoka maze agahita ahamagara Sadio. Sadio rero ni umucuti we wa kera rwose ariko ntabwo baba bakiba mu gihugu kimwe, gusa nyine baba bavugana kenshi. Alpha rero aramubwira ati inkuru ya mbere nshaka kukubwira ni uko rwose ubu ndi mu rukundo, mfite umukunzi nkunda cyane, atariko icyamukwereka ni umukobwa mwiza nyine uramureba ntumukureho amaso rwose umva ntabwo wabyumva. Sadio rero aseka ati icyanyereka rwose uwo mukobwa wagutwaye umutima, gusa rwose nkimara kubyumva ndabyizeye ko ari umukobwa urenze kuko ndakuzi nyine nawe uzi guhitamo rwose ntabwo ujya wisondeka. Arufati uri kuvuga ubwiza bwe kuko uri kubyumva rwose ku magambo gusa utaramukubita amaso, umubonye wahita uceceka ntabwo rwose wakongera kubona icyo uvuga. Alpha rero ahita akomeza abwira Sadio ati uzi se impamvu nguhamagaye, ati dufite ubukwe mu mezi 3 ari imbere, nagira ngo rero rwose nguteguze utangire ushaka ibyangombwa kubera ko nyine ndashaka yuko ari wowe uzaba best man wanjye. Sadio ati mbega ibintu byiza, ati ndabikunze cyane, ntabwo rwose icyo cyubahiro nakitesha, ngomba kuzaba mpari ndetse nkanagushyigikira kubera ko rega uri n'inshuti yanjye magara, nta kintu rero cyambuza rwose kuza kuba iruhande rwawe kuri uwo munsi udasanzwe kuri wowe. Alpha ati urakoze cyane, nari mbizi rwose ko utari bumbwire hoya. Ati rero ukomeze kugira ibihe byiza, ubu nyine natwe imyiteguro rwose irarimbanyije. Sadio ati ndabifuriza amahirwe masa. Ku rundi ruhande ariko Calista we rwose bakomeza kugenda bamuha impano zigiye zitandukanye. Umunsi umwe rero bazanira iyi mpano umusekirite maze bakayimusigira. Calista ahita asohoka maze agahita abona umuntu nyine wari uyizanye yari ari kuri moto, aramubwira ati hagarara, ariko rwose uyu muntu agahita yiruka cyane. Calista rero ahita abwira uyu musekirite ati ndashaka kuguha akazi, ndifuza ko rwose uzamenyera umuntu uzana izi mpano akazishyira hano, shaka amakuru ubutaha uyu muntu uzizana nazizana ntuzamurekure, uzamufate umukomeze maze atubwire rwose umuntu uba wazimuhaye kubera ko nkeneye kumenya aho izi mpano ziba zavuye. Uyu musekirite ati ako kazi rwose nzagakora ntuhangayike. Umunsi wakurikiye rero Alpha aza kureba Morini, aza nyine abazaniye n'ibintu aba yabahahiye, maze yahagera agasanga Morini ndetse na Calista bari mu gitabo nyine bari kureba amakanzu bareba ndetse n'amakeke. Alpha rero ahita ababwira ati reka mbanze rwose ibi bintu mbishyire muri firigo ubundi ngaruke, abishyiramo maze agahita aza akicara iruhande rwabo akababwira ati rero ubu ngubu rwose nahamagaye umusore uzambera best man. Calista ati turishimye ni ukuri kandi ndumva nzishimira kumubona, ahubwo nyine mbere y'uko mukora ubukwe uzabanze umutumire aze dusangire maze tumenyane, burya rwose ni byiza ko ku munsi w'ubukwe twese tuba tuziranye n'abantu bacu ba hafi.
arufata cyane, ndumva rwose icyo gitekerezo ari cyiza. Ubwo ariko Morini rwose uba ari concentre mu gitabo nyine areba amakanzu, ahita abona ikanzu maze agahita abwira Karisita ati reba nk'iyi ngiyi ndabona ari nziza cyane. Arufa nawe ahita arunguruka kubera ukuntu aba afite amatsiko, maze Morini agahita abumba igitabo ati wireba, ati wowe se uri umukobwa ko ibi ngibi ari iby'abakobwa? Arufa ati none se ubu njye sinareba? Ati ni ukuri numva mfite amatsiko yo kumenya ukuntu uzaba umeze kuri uriya munsi wacu udasanzwe. Morini ati nyine izaba ari surprise, ntabwo ugomba kubimenya ubu ngubu, byihorere rwose wireba, ibi ni ibyacu nyine. Arufa ahita avuga ati nta kundi nyine reka nemere nicwe n'amatsiko, ati ariko nakubeshye ndumva neza neza uwampa nk'agakamera kagashyira aho hejuru yawe maze nkajya ndebamo rwose muri icyo gitabo ndeba amahitamo yawe. Bose bahita baseka rero bati umusore w'umunyamatsiko gusa. Ku mugoroba rero n'ubundi Karisita ndetse na Morini barongera bagasubira nyine mu myiteguro y'ubukwe, baba bafite ibintu byinshi byo gukora ndetse bafite n'abantu benshi bagomba gushinga imirimo. Karisita rero uri kugenda nyine abwira Morini ibyo amaze gukora, abantu amaze guhamagara. Morini we aba rwose yibereye mu bitekerezo yageze kure cyane. Karisita arahindukira maze yareba Morini agasanga rwose ntabwo akiri hafi, ahita amubaza ati wowe se kandi bimeze bite ko ndi kuvuga nivugana? Morini ati ndi kwibaza niba koko ari cyo gihe cyo kugira ngo mbane na Arufa cyangwa rwose niba naba ntihuse. Karisita ati kubera iki? Ati none se waba ushidikanya kuri Arufa? Morini ati ntabwo mushidikanyaho, ndamukunda kandi ndamwizeye, ariko nanone ibintu byambayeho mu hashize biri gutuma rwose icyizere kitaba 100%. Ndi kwibuka wa musore twakundanye maze rwose akagenda atansezeye simenye aho yagiye, nkamubura gutyo gusa. Noneho nakwibuka na wa musore wundi twari tugiye gukora ubukwe maze ku munsi w'ubukwe nyirizina nkamubura yagiye ngo yagiye kureba undi mukobwa. Ati ibyo bintu byose ndabitekereza maze nkumva neza neza umutwe uratakaye, nkumva icyizere ndakibuze, ngatekereza ko ibi bintu bishobora kuzongera kumbaho. Karisita ati hoya, buriya bariya bose ntabwo bari bagukwiye, niyo mpamvu nyine bagiye bakagusiga, ariko nanone Arufa ntabwo rwose ari muri icyo cyiciro cy'abahungu, ntabwo ari uko ameze, si aho twamushyira. Arufa ni umuhungu mwiza, aragukunda cyane kandi akwitaho, nawe urabibona, aguha umwanya we wose, mumaranye kandi imyaka myinshi, ntabwo rwose ari ukuvuga ngo mumenyanye ejo. Humura rero, tuza kandi utekane, ahahise hawe hihorere, ahubwo tekereza cyane ku gihe ugezemo ubu ngubu, tekereza ku byo uri kubamo ubu, wikomeza rwose gutekereza ibyahise kuko ibyo byaragiye kandi ntabwo bizagaruka, humura. Morini ahita abwira rero Karisita ati urakoze cyane mukuru wanjye, nkunda ko rwose ukunda kunde mu mutima maze rwose ukongera ugatuma nkomera. Hashira iminsi rero n'ubundi Arufa ndetse na Morini na Karisita baba nyine bari muri bya bindi byabo by'imyiteguro. Uyu musore baba bamukunda cyane kandi aba yisanzura muri uru rugo rwose nk'aho ari iwabo, uba ubona ari famiye ikundanye kandi cyane. Bumva rero umuntu akomanze maze Arufa akajya gufungura, ahita asanga nyine ari Sadio, aba rwose yahaye aderese ngo aze kuhamusanga maze bakorere surprise aba bakobwa Karisita ndetse na Morini. Morini aba agikubita amaso Sadio maze agahita abona ni wa musheri bakundanaga kera maze akamucika atamusezeye, nta n'ijambo na rimwe avuze. Morini rero atangira gukorora, arakorora akanga kurekera, akubika umutwe, ariko Sadio nawe aba yamubonye arakomeza rero akamwitegereza, maze rwose na Karisita nawe akareba cyane Sadio, bose barumirwa ariko bakijijisha. Arufa rero ahita abwira Sadio ati iyi rero niyo famiye yanjye nakubwiye, aba nibo batuma mbaho, aba rwose nibo rukundo rwanjye, iyi famiye niyo itumye ngeze aha ngeze. Uriya mukobwa rero mwiza cyane ureba w'umumarayika w'umucyo niwe sheri wanjye, niwe nakubwiraga nyine tugiye gukora ubukwe.
ahita kandi abwira abakobwa ati uyu rero ni inshuti yanjye magara yitwa Sadio, niwe nababwiraga nyine uzaba na best man wanjye. Kalisa rero ahita amubwira ati turishimye rwose kumubona, naho Morini ahita ahaguruka agahita agenda n'ubundi akorora cyane agahita ajya mu cyumba. Arufa ahita abwira Kalisa ati mukurikire se. Kalisa ati hoya ni mube muganira, reka rwose njye kumwitaho, biraza buriya rwose bishoboka ko zaba ari stress z'ubukwe ziri gutuma nyine atameze neza, ariko nta kibazo biraza kugenda neza. Arufa rero ahita abwira Sadio ati ni karibu. Sadio nawe ati araza kumera neza tubyizere. Baricara rero bagatangira kuganira, naho rwose Morini we mu cyumba Kalisa ahita amusangayo. Morini ati mbabarira umbwize ukuri, njye inzara ndebe ko nakanguka, kubera ko rwose izi ni inzozi mbi naba ndi kurota, ntumbwire ko hashize hanjye hakinkurikirana. Ntabwo rwose bishoboka ko uriya yaba ari Sadio, wa musore nyine twakundanye ahahise. Ubu se koko yaba yaramenyaniye hehe kandi na Arufa? Kalisa ati nanjye nibyo ndi kwibaza. Ati gusa noneho birancanze, ndumva rwose ntazi ikintu tugomba gukora. Morini rero rwose nawe biba byamucanze, yayobewe icyo gutekereza, aba yumva mu mutwe ibintu byose byivanze kandi nanone bishagaraye. Umunsi wakurikiye rero Kalisa ajya kureba Sadio aho aba acumbitse muri hoteli. Arakomanga, Sadio yafungura akabona ni Kalisa. Ati uragenzwa n'iki? Kalisa ati njye ntabwo ndi umuvugizi wa Arufa, ariko ikintu nshaka kukubwira ni uko rwose ugomba gushaka ikintu ubwira Arufa, maze ukamubwira ko rwose utakibaye best man we, ukashaka nyine icyo umubwira ko ugiye gusubira mu gihugu wabagamo, naho ubundi rwose kuba uri hano bibangamiye cyane Morini. Arufa ati bibangamiye Morini? ati ariko nyine Arufa ntabwo ari inshuti yanjye isanzwe, ni inshuti yanjye magara, ntabwo rero namutenguha, ntabwo rwose namutererana bigeze aho ngaho. Kalisa ati ndakwinjiza rwose, niba ari n'amafaranga ushaka mbwira nyaguhe, ubwo nyine aba ari gufata carnet de chèque na bike. Ati mbwira umubare ushaka maze rwose nguguhe, ariko ugende uve hano. Sadio ati ntabwo nkeneye amafaranga yawe, ibyo byose rwose ntabwo biri bushoboke. Kalisa rero abona uyu musore yanze kuva ku izima, maze agahita n'ubundi yigendera. Nyuma y'iminsi rero Sadio ahamagara Morini akamubwira ati ndifuza ko rwose twahura maze tukavugana. Morini ararakara ati ngiye mvugana nawe naba mvugana iki nawe, maze agahita amukupa. Ku rundi ruhande ariko Arufa ndetse na Sadio n'undi mushuti wabo bajya nyine gukina biyara, ari nako basangira ako kunywa. Baba rero bari kuganira maze bose bakavuga bati reka tunywe ku bwa Arufa ugiye gukora ubukwe vuba, agiye rwose gukora ibyatunaniye. Sadio ahita abaza uyu musore wundi uri kuvuga ngo Arufa agiye gukora ibyabananiye, ati kubera icyo uvuze gutyo? Arufa ati nyine uyu nguyu ntabwo ajya yizerera muri mariage, avuga ko rwose nta mpamvu yo gukora ubukwe. Sadio rero ahita abwira uyu musore ati ahubwo njye nawe numva twaba inshuti kuko tubyumva kimwe. Arufa rero ahita aseka ati mwese rero mwiyemeje kuzaba abaseribateri ubuzima bwanyu bwose? Bahita baseka maze Sadio agahita avuga ati cyane. Arufa rero ahita abwira uyu mugenzi wabo ati ariko rati uyu ntakubeshye, yigeze nyine kuba afite umufiyanse, ariko nyine uyu Sadio niwe wabyangije. Sadio rero ahita atangira kubabara ati nyine nabaye uwa feke, ati rwose nanjye ntabwo nahagaze kigabo. Arufa ati none se ubundi uwo muntu mwakundanaga muracyari kumwe, muracyavugana, ameze neza se? Sadio ati murumva koko naba nkivugana n'umukobwa nababarije umutima bigeze aho, ntabwo yakwemera kumvugisha, gusa nanone ameze neza, ari mu maboko meza, ubu rwose ari kumwe n'umusore kandi w'umwana mwiza uzamufata neza kundusha. Arufa ati niba twumvise neza uravuze ngo wowe wari umusore mubi, ngo wari umwana mubi, ubwo baba babivuga ariko baseka nyine baba babigize nka burage.
Bahita rero batangira kubwira Sadia batari ku wundi watubwiye inkuru yose irambuye. Sadia ati hoya iyi nkuru sinayibabwira kubera ko ni ndende cyane, gusa nyine mwebwe mumenye ko uwo mukobwa ari aho ameze neza. Umunsi wakurikiye rero Morini aba yibereye muri salo ari kuri telefone ari kuvugana n'umuntu nyine ugomba kuzamukorera keke ya mariage. Ajya kubona rero akabona umuntu arinjiye, ubwo rwose ni Sadio uba winjiye. Morini ahita abwira umuntu bavuganaga kuri telefone ati buretse gato nongera ngo uhamagare. Ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi ati wowe se kandi urashaka iki hano? Sadia ati mbabarira ndakwinginze, ndashaka rwose ko umpa iminota mike maze nkavugana nawe. Ndabizi rwose ko wandakariye ariko ndifuza ko twavugana. Morini atumva aya ari amagambo yo kumbwira ngo urabizi ko nakurakariye. Ati njye sinkeneye kuvugana nawe, nta jambo na rimwe rivuye mu kanwa kawe nshaka. Ati kubera ko wowe uri shitani iri mu mubiri w'umuntu. Ati gusa ndifuza ko rwose wazasarura ibibi byose wagiye ukorera abantu uhereye ku byo wankoreye. Ati ndifuza ko kandi wasohoka muri uru rugo vuba vuba. Ntabwo rwose nkeneye kureba iyi sura yawe kuko ndakureba nkakubonamo sekibi. Morini ahita yiyicarira maze akareba hirya ntiyongere rwose kureba uyu musore. Sadio rero yinginga Morini ngo bavugane ariko rwose Morini akamunanira, aramubwira ati genda vuba ahubwo kuko ntabwo nkeneye gukomeza no kumva amagambo uri kuvuga. Sadio rero ahita asohoka akagenda kuko rwose ababona uyu mukobwa atari bumwumve uko byagenda kose. Ku rundi ruhande ariko Patrick we rwose aba akomeje kwiteretera Kalisa mu ibanga rikomeye, ariko rwose agenda amuha impano kugira ngo arebe niba rwose yazigarurira umutima we. Kalisa we ariko mu busanzwe nyine aba rwose atajya yiyumvamo uyu musore witwa Patrick. Nk'igitondo kimwe bari bicaye nyine muri sale bari mu kazi nk'ibisanzwe. Kalisa rero yahise azana ibidosiye maze araza abikubita imbere ya Patrick ati nkeneye ubusobanuro kandi bwimbitse, ni gute abantu duhanganye ku isoko ry'umurimo ubu rwose noneho bari kugenda bandusha abakiriya? Ni gute abantu dukora ibintu bimwe bari kugenda bandusha abakiriya? Patrick ati nyine urumva amakampani nyine yabaye menshi akora ibi bintu kandi nyine igiciro cyacu kiri hejuru, niyo mpamvu nkeka ko baturusha abakiriya benshi, gusa nyine kugira ngo tubikemure wakabaye ugabanyaho gatoya maze abakiriya twongera tukabigarurira. Kalisa rero ati ntabwo njyewe nkeneye kumva ibisobanuro byinshi, ni wowe ushinzwe marketing kandi ni nawe ubisobanukiwe. Ndashaka ko ibi byose ubyaranja nyine maze bikajya mu murongo mwiza kuko rwose ibindi uri kumbwira njye ntabwo bindeba. Buri gihe rero rwose Kalisa aba ajya kuvugisha Patrick ariko akamuvugisha nabi cyane, nta na rimwe rwose ajya amubwira acishije makeya, buri gihe amubwira n'amahane menshi cyane. Morini rero we na Arufa urukundo rwose ruba rukomeje kugenda ruryoha, ntabwo imyiteguro y'ubukwe iba yarabateye amastress ku buryo bataba bakibona umwanya wo kwishimana, oya rwose baba bawubona ndetse cyane. Umunsi umwe rero baba bicaye mu ntebe, Morini aryamye mu gituza cya Arufa. Morini rero abaza Arufa ati ngaho rero mbwira, urumva ukwezi kwacu kwa buki tuzagufatira hehe? Arufa ati wagira ngo se ubundi ni na ngombwa, njyewe ubundi buri munsi wose w'ubuzima bwanjye igihe nzaba naratangiye kubana nawe rwose uzaba ari ukwa buki ndimo. Morini ati wimbeshya rwose, ndashaka ibifatika, ahubwo tugomba kuzajya nyine i Paris mu kwezi kwacu kwa buki, keretse niba ahubwo utahashaka cyangwa nyine ufite indi mpamvu wumva tutajyayo. Arufa ati ntubizi se ko icyifuzo cyawe kuri njyewe ari itegeko, ubwo rwose twarangije kubyemeza, tugomba kuzajya aho ushaka maze tukenjoyinga. Arufa ati gusa ntabwo wakumva ukuntu mfite amatsiko y'umunsi tuzaba tubana, njye nawe rwose ababyeyi ndetse n'Imana babihaye umugisha.
Morena ati nanjye nuko ndifuza rwose kubona icyo gihe, ariko ndakwinginze urukundo rwacu rwose ntiruzashire, ntiruzakonje, tuzakomeze twimerere nk'uku tumeze, kuko hari igihe nyine abantu bamara gushakana ugahita usanga rwose urukundo ruragabanutse. Arufa ati ndagukunda cyane, nizere ko bitazagabanuka, gusa nyine buriya kuko tutarahagera ntabwo tuzi ibyo tuzasangayo, ariko ndagukunda cyane rwose bishoboka byose. Baba bakiri kuvugana rero maze telefone ya Rufa ikaba irasonnye, arareba rero agahita asanga ni Sadio. Aritaba maze Sadio akamubwira ati nagira ngo rero rwose ngusabe imbabazi, ntabwo nzaboneka mu bukwe bwawe, ntabwo nkikubereye best man, mbonye ibintu byihutirwa bigiye gutuma rwose mva muri iki gihugu igitaraganya. Arufa rero aramubwira ati ibyo bintu ntabwo wabinkora, urabona ko rwose iminsi yagiye kandi ni wowe nari nizeye. N'ikindi kandi n'imyenda ni wowe nyine warangije kwipima, imyenda rwose ubu bari kuyikora kuri mezire zawe, ubu se kuko ndabigenza nte? Sadia ati umbabarire nyine ntabwo rwose bigishobotse. Arufa ati nta kibazo, reka nubahe icyifuzo cyawe, ngaho rero nta kibazo rwose, usigare amahoro. Arufa rero ava kuri telefone maze Morini uba rwose wabonye uyu musore ameze nk'ubabaye aramubaza ati kandi se ni ibiki? Arufa ati navuganaga na Sadio none ambwiye ko atakibaye best man wanjye, sinzi rwose ikintu kibiteye. Morini rero wahita atangara maze rwose agahita atangira kubyibazaho, yibaza impamvu uyu musore ahakaniye Arufa ariko ntayimenye, kubera ko nta nubwo aba yarigeze amenya ko Krista aba yaragiye kubisaba Sadio kutazaba best man mu bukwe bwa Arufa. Morini rero ahamagara Krista maze akamubwira atuzi yuko wa musore wari kuzambarira Arufa amuhamagaye maze akamubwira yuko atakimwambariye, ati ndumva rwose nifuza kumenya impamvu Sadio yaba ahakaniye Arufa ko atazamwambarira. Krista ati mwihorere, ntabwo rwose ukeneye kumubaza impamvu, kubera ko uriya musore urabizi nyine yakwambitse impeta arangije araguta atanagusezeye, ati rero mwihorere rwose wikongera kuvugana nawe. Bava kuri telefone maze Morini akavuga ati ntabwo rwose nabyihanganira, gusa nanone ibi bintu ngomba kuzabibwira Arufa nkamubwira ko uriya musore ari we rwose twakundanaga kera, ariko mbere y'ibyo byose ngomba kumenya impamvu Sadio akoze ibi bintu umushuti we. Morini rero ahita ajya kureba Sadio, aragenda agakomanga, Sadio akimubona aba ari kuzinga imyenda nyine ayishyira muri varize. Morini ahita amubwira ati nari nje kureba koko ibyo wavuze kuri telefone ari byo, aturongeye kandi werekanye kuri ikigwari ku yindi nshuro, nk'uko wantaye ukantererana utaye n'inshuti yawe rwose igeze mu mahina, ati cyakoze uri umusore wa feke, uri ikigwari rwose, keretse wabikwandika ku gahanga abantu bose bakajya babisoma. Ubu se kandi Arufa we kubera icyo umutereranye? Sadia ati Morini rero rwose nagukunze kandi cyane, n'ubu ndacyagukunda, nta wundi mukobwa nigeze nkunda, ariko nanone kuba naragiye rwose ntabwo byari umwanzuro nari mfashe byoroshye, ahubwo numvaga rwose aricyo cyemezo cyiza nkwiye gufata. Morini ati nta soni, uri no kuvuga ngo cyaricyo cyemezo cyiza? Wumvise rero icyemezo cyiza ari ukumbabaza, ari ukumbabariza umutima? Arufa ati hoya, ntabwo nashakaga rwose kukubabariza umutima, gusa nanone nta yandi mahitamo nari mfite, nubwo nagiye ariko nakomeje kugukunda. Sadio kandi ugahita yegera Morini maze akaba aramusomye, Morini amukubita urushyi ku itama, Sadio agahita afatishaho ukuboko nyine ari kwibyiringira kuko baba bamukubise urushyi ruremereye. Barebana mu maso rero maze Morini rwose santima zari zarasinziriye zikongera zikabyuka, nawe ahita yegera Sadio maze agahita amusomagura, barasomana cyane umwanya munini maze bagahita nyine bakora urukundo. Barasoza rero maze
Sadia akabaza Morini ati none se ubu nyuma y'iki gikorwa dukoze harakurikiraho iki? Morini ati ngomba kubwira Arufa ko rwose iby'uko tugomba kubihagarika, ntabwo nakora ibi bintu, Arufa ntabwo rwose namubeshya, ntabwo namushyira mu bintu atazi, narangije gukorana igikorwa nawe cy'urukundo, ntabwo rero rwose nabeshya Arufa kuko ndamukunda kandi nanone ni umwana mwiza nawe arankunda cyane, tugomba guhagarika ubukwe rwose. Sadia ati wabitekerejeho neza se, urumva rwose aricyo ukwiye gukora? Morini ati cyane, nta kindi nkwiye gukora kitari icyo. Morini rero arataha maze agasanga Karisita yageze mu rugo. Karisita ahita amubaza ati uvuye hehe? Morini agitekereza ibyo kumubwira, Karisita ahita amubwira ati hoya uretse gato, ati ntumbwire ko uvuye kureba Sadio kubera ko parufe ye rwose ndi kuyumva iguhumuraho, ntumbwire ko ushobora kuba uvuye kureba uyu musore. Morini arahakana ati hoya. Noneho Karisita uba rwose warangije kubyemeza ko rwose Morini avuye kureba Sadio, ahita amubwira ati ahubwo kuva rwose nibyo kumva uhumura umubavu we mu buryo bungana gutya, ntumbwire ko rwose mushobora kuba mwanaryamanye. Morini ati yego byabaye. Karisita ahita yenda gusara ati ibi bintu ntabwo wabinkora, ni gute umusore wagutaye akagenda yongeye kugaruka utazi ngo avumbutse hehe maze rwose ukongera ukaryamana nawe? Morini ati urebye nanjye simbizi, wagira ngo nasaza cyangwa nataye umutwe, sinzi rwose ikintu cyamfashe kugira ngo mryamane n'uyu musore, ubanza hari nkimukunda. Karisita ati ceceka, iryo jambo sinshaka kuryumva, nta kuntu rwose wakongera gukunda uyu musore n'ukuntu yaguhemukiye, ufite umusore mugiye gukora ubukwe w'umwana mwiza, Arufa urabizi n'imfura rwose, aragukunda cyane, ntumbwire ko wamuhemukira ukongera ugakurikira uyu musore w'ikigwari utazi icyo ashaka. Morini ati nanjye ibintu biri kumbaho ntabwo mbizi rwose, nta nubwo nzi kandi ukuntu ndi bubyivanemo. Karisita rero abwira Morini ati umva kugira inama nka mukuru wawe, ibagirwa rwose ko wigeze unakubita amaso Sadio, mukure mu mutwe wawe wigira nkaho mutigeze munahura. Ejo rero ugomba kuzajya kureba Arufa maze ukamubwira ibintu byose uko byagenze kandi ukamusaba imbabazi kugeza igihe akubabaririye. Morini rero ajya mu buriri maze akaryama akabura ibitotsi, afata telefone maze agahamagara Sadio akamubwira ati mfashe icyemezo cy'uko mu gitondo ndi bujye kubwira Arufa ibintu byose guhera kuri kimwe kugeza ku kindi, akambabarira cyangwa akabyihorera kubera ko rwose ntabwo nshaka kwinjirana mu rugo iki kinyoma gikomeye gutya. Sadia ati hoya ibyo bintu ntabwo wabikora, waba uhubutse uretse rwose ubanza ubitekerezeho. Morini yumva rero Sadio atamushyigikiye kubera ko rwose Sadio we ntabwo aba ashaka kwiburira ubucuti bwe ndetse na Arufa. Morini akamubwira ati ngaho rwose mera nkaho ntigeze nguhamagara, nkaho nta nicyo twavuganye, ubwo ndakora ibyo umutima wanjye untegetse. Sadio rero amara kuvugana na Morini maze agahita ajya kureba Arufa ndetse na wa mushuti wabo wundi, baba bagomba rwose guhurira kwa Arufa kugira ngo baganireho gatoya. Baba rero bari kuganira maze bakajya babaza uyu mushuti wabo bati tubwire rero ukuntu ubasha kumanaginga umugore utwite, ati se ubundi aba ameze ate? Kubera ko nyine umugore w'uyu mushuti wabo we aba atwite gusa nyine ntabwo baba barakoze ubukwe, baba babana gutyo gusa kubera ko rwose we ntabwo ibintu by'ubukwe aba abyemera. Ahita ababwira ati nimwicecekere ntabwo mwabimenya, ati kubera ukuntu rwose imisemburo ye iba yarahindaguritse, ati ntabwo aba akiri wa wundi mwari muziranye akiri umukobwa, aba asigaye afata nk'utuntu dutoya akaturemereza, ugasanga ibintu yangaga nibyo asigaye akunda, ibyo yakundaga arabyanga, mbese aba yarivangavanze ku buryo ugira ngo baraguhinduriye. Baba bari guseka rero maze akababwira ati gusa nyine uba ugomba kwihangana kandi ukamenya kumucira bugufi, ibintu byose akubwiye ukabimwemerera, ntumuburanye ntumubwire nabi kubera yuko aba asigaye agira amarangamutima nyine ari hafi ku buryo ushobora kumubwira akantu gato akarira ntaceceke.
barabiseka rero maze bakavuga ati burya ibintu bidutegereje ntabwo byoroshye. Gusa nyine uyu musore bahita basezera akabwira nyine Sadio na Alpha ati nimusigare rero muganira, njyewe kubera ko nyine umugore wanjye aba ari wenyine kandi mwarabibonye nyine inda irakuze ashobora kuba ari hafi kubyara itazamufata rwose ntahari, mba ngomba gutaha kare nkaba muri iruhande. Bose bahita bamubwira bati genda ni ukuri nibyo ukwiye rwose kujya uba uri mu rugo kandi amasaha menshi. Amara kubasezera rero maze Alpha agasigarana na Sadio gusa. Alpha abaza Sadio ati ngaho rero mbwiza ukuri kubera icyo ugiye gusubirayo igitaraganya, ese waba ari ikibazo cy'umukunzi uhafite umusheri cyangwa bimeze bite? Sadio atareba mu maso Alpha ati ngiye kubera nyine umuryango famiye irankeneye, harimo ibibazo kandi bindeba. Alpha ahita amubwira ati birumvikana burya nyine umuryango uza mbere ya byose, ati ariko uzi ko nkumbuye mushiki wawe cyane, ndamukumbuye hashize igihe kinini, ati nibutse ukuntu yajyaga adutekera ibyo kurya biryoshye, ati ariko uzamumbarize ibirungo yajyaga akoresha maze nanjye nzajye mbiteka mbitekere Morini. Alpha kandi ahita abwira Sadio ati ariko ejo reka nzagerageze, hari ibintu nshaka kuzagutekera kubera ko rwose ari nawo munsi wawe wa nyuma ukaba uragiye, maze rwose uzagire wumvise ko nzi no guteka. Sadio ati winsetsa, ati wowe uteka se? Ati ahubwo jya witondera gaze itazashya kuko rwose ntabwo nkuzi uteka. Alpha ati ejo nzakwemeza, ati ahubwo kubera yuko nyine n'ubundi buri bucye utaha irarire hano, rara ahangaha rwose turari tuganira. Sadio ati nta kibazo kibirimo. Ku rundi ruhande ariko Morini we aba ari kureba impeta aba yarambitswe na Alpha maze agatekereza ukuntu uyu musore ari umwana mwiza yamubaye hafi imyaka bamaze yose bakundana, maze agatekereza n'ukuntu yamuhemukiye akamuca inyuma kandi akabikorana rwose n'uyu musore utari umwizerwa habe na gatoya. Uko abyibutse arongera agaturika akarira, ariko nanone rwose aba yabuze icyo yakora n'icyo yareka. Karisita we rero wa musekirite aramubwira ati mba rero nkubwize ukuri, umuntu uri gushaka ari nawe ukoherereza ibi bintu wimushakira kure, ari mu rugo rwawe cyangwa se hano muri iyi kampani bariho rwose ushakira, wowe nyine ikorera iperereza mo imbere maze umenye umuntu waba akoherereza ibi bintu. Karisita rero adatindijemo rwose ahita akubita agatima kuri Patrick uba ukunda kumubwira rwose amagambo wumva rwose arimo akantu ariko atarigeze abitekerezaho. Ahita atekereza ukuntu Patrick ajya amureba, ahita atekereza kandi iyo amuhaye izi mpano ngo azijyane ukuntu amubwira ngo yakabaye azibika, maze rwose akabitekereza ariko nanone nta gihamya aba afite igaragara. Ku rundi ruhande ariko Karisita abwira Morini ati nicyo gihe ukwiye rwose kugenda ukajya kureba Alpha maze mukaganira kandi bihagije. Morini rero ahita afata isakoshi maze akajya kureba Alpha. Hagati aho ariko Alpha nawe aba yatekeye nyine Sadio, baba bari ku meza maze Alpha akabaza Sadio ati ngaho mpa amanota. Sadio rero aryaho ati cyakoze buriya ndaguha 6 n'igice. Alpha ati ntabwo ari bibi cyane, ati gusa nyine ngiye nzi ko nzi guteka ku buryo ayo manota nayarenza. Sadio ati nuko nagufashije wowe utazi no gukata ibitunguru. Bahita baseka rero maze Alpha ati nibyo nabyo ndabifata rwose nkaho ari imitomo uri kuntera. Baba bakiri ku meza maze bakumva umuntu arakomanze. Alpha ajya gufungura agahita asanga ni Morini. Morini rero ahita amuhobera akamusoma ati sheri atumeze neza, ati narinzanye akawayini ngo maze tube tukanywa tunaganira. Gusa nyine Morini ahita areba muri salo maze akabona hicayeyo Sadio. Ntabwo Morini aba yari abizi nyine ko Sadio yaraye muri uru rugo. Morini rero abaza Alpha ati ufite umushyitsi? Alpha ati cyane, ni Sadio mushiki wanjye niwe rwose uhari. Morini rero ahita yinjira maze nawe akicara ku meza bagasangira. Gusa nyine Sadio aba yarakaye yanafushye kubera ukuntu Alpha aba ari guha keya Morini
amutamika, amusomesha ku cyo kunywa, nyine aba ari no kumubwira amagambo meza amureba mu maso, maze Sadia aragenda akarakara, aba ari kureba urujisho akajya yuburiramo urujisho Moreni, maze Moreni nawe agahita arakara. Bava ku meza rero, maze Moreni akabwira Arufa ati ngomba gutaha kubera ko rwose mfite ibintu byinshi byo gukora. Arufa ati hoya, ntabwo wataha, turagumana, guma hano rwose tugumane. Moreni ati mbabarira nzagaruke ejo kuko rega nta nubwo nari nzi ko ufite umushyitsi, ganira n'umushyitsi wawe. Arufa ati ntabwo umushyitsi yakubuza rwose kuguma aha ngo tube twiganirira, ahubwo se wagira ngo nturi bunandaze? Urandaza rwose sinatuma ugenda. Moreni ati reka nzagaruke ejo. Arufa ati hoya. Sadio rero we abona abandi bibereye mu rukundo, maze agahita ababwira ati reka nanjye nsohoke gato, hari utuntu ngiye kugura. Ubwo kandi Moreni nyine aba asubiyeyo nta kintu avuze kubera ukuntu aba yahasanze uyu musore, maze amagambo agahita ashira ivuga. Sadio rero amara gusohoka, maze Arufa na Moreni bakagumana nyine bicaye mu ntebe nk'ibisanzwe. Moreni aba yicaye ku bibero bya Arufa, ari nako rwose amwegamye mu gituza. Arufa rero aba ari gukomeza rwose gukora kuri uyu mukobwa anamusoma, maze Moreni ati hoya have rwose, nkeneye kureba iriya filime kandi ndi concentre, rero rwose uri gutuma ntabasha kuyumva kubera ukuntu uri gukomeza unkoraho. Barakomeza rero bakicara bareba filime, maze Arufa akananirwa cyane agatangira gusinzirira mu ntebe. Abwira rero Moreni ati reka mbe ngiye kuruhuka, ati baje tukajya kuryama. Moreni ati ugiye ndagusangayo mu minota mikeya. Arufa rero ahita agenda akajya mu buriri, agahita rwose aryama hejuru y'amashuka kubera ko aba ananiwe cyane agasinzira. Naho rero Moreni akaguma muri salo ari kureba filime. Sadio we rero aba yavuye kugura ibintu aba yagombaga kugura, maze akaza agahitira mu cyumba cye akaryama, gusa buri bitotsi akarara yigaragura ijoro ryose. Moreni rero nawe aba yicaye areba filime, ajya kureba ka kafe kugira ngo rwose yumve ko yamera neza. Aba ari mu gikoni rero ari kugakora, maze Sadio nawe rwose uba wabuze ibitotsi akaza gushaka amazi mu gikoni, ahita asanga rero hariyo Moreni. Bahita rero batangira kuganira. Moreni ati ndicuza impamvu twakoze biriya bintu kubera ko rwose nta nyungu n'imwe nakuyemo, ahubwo ni ibihombo gusa. Sinumva ahantu umutima wanjye wari wagiye, sinibaza aho ubwenge bwanjye butekereza bwari buri. Ndibaza undi mukobwa nyabaki wifata akaryamana n'umusore wamutaye amaze kumwambika impeta, kandi ibyo byose akabikora noneho afite n'undi musore benda gukora ubukwe. Ndi kwitekerezaho rwose nkiburira igisubizo. Sadia ati rwose umbabarire ku byabaye byose. Moreni ati kukubabarira ntacyo byahindura, ni amakosa n'ubundi nyine twarayakoze. Barongera kandi bakarebana, bakongera bagahoberana. Arufa rero uburyamye arakanguka, maze agakorakora ku buriri ariko agasanga Moreni ntawe uhari. Ahita abyuka rero ngo ajye kumushaka, agera muri saro akamubura, maze agahita akomerezaho ajya mu gikoni. Agerayo agahita asanga aba bombi rwose bari gusomana, ubwo ni Moreni ndetse na Sadio. Ahita agwa mu kantu, maze akababwira ati nizere ko atari mwebwe babiri mbonye, nizere ko nkiryamye. Ati wowe inshuti yanjye magara, nawe fiyanse wanjye muri gusomana, ati mu nzu yanjye noneho. Bose rero batangira kudidimanga, hakabura rwose utora ngo avuge. Arufa arababaza ati none se nta rurimi mufite, ntabwo muzi kuvuga? Sadio rero atangira gushaka kubeshya Arufa, maze Moreni ati wikwiruka rwose ubeshya, vugisha ukuri. Moreni ahita abwira rero Sadio, ahita abwira Arufa ati uyu ni wa mu ex wanjye nakubwiraga, uyu niwe twakundanaga, ni wowe rwose wansize amaze kunyambika impeta. Arufa noneho ahita agahinda kamwica, maze amarira agahita atangira kubunga mu maso, aba yibaza ibyo aba bombi bamukinnye. Ahita ababwira ati mwese munsohokere mu nzu kandi mugire vuba.
Sadia ati mbabarira ngo usobanurire. Arufa ati nta jambo na rimwe nshaka kumva riturutse mu kanwa k'ababeshyi, nimusohoke vuba mumvire mu nzu. Bose rero bahita basohoka, nyamara ariko Moreen we ntabwo ataha, aragenda akicara imbere y'umuryango kwa Arufa maze akahaguma. Arufa rero aragenda akinywera inzoga akaziyahuza koko, hashira umwanya rero agasohoka, abagira ngo nyine ajye no gufunga inzugi. Ahita asanga rero Moreen yicaye hanze, ati none se ubundi wowe urashaka iki? Moreen ati nagira ngo rwose nkubwize ukuri kose, naryamanye na Sadio, ndakwinginze umbabarire kuba naratinze kubikubwira, umbabarire kuba naraguhishe yuko yari umu ex wanjye, umbabarire kandi kuba urukundo rwawe nararupfushije ubusa, umbabarire kuba narangije icyizere cyose wangiriraga, umbabarire kuba ntaragukunze nk'uko rwose wagombaga gukundwa, umbabarire kubw'ibyo nagukoreye byose, gusa nanone singukwiriye, nta nubwo rwose nari nkwiriye urukundo rwawe. Ibyo kandi abivuga akuramo impeta maze akayishyira mu kiganza cya Arufa, ahita amubwira ati nizere ko nibura umunsi umwe uzongera ukambabarira. Arufa rero ahita abwira Moreen ati nakoze ibintu byose wifuzaga, ubu rero nanjye rwose ugiye kuzakora noneho ibyo nshaka, tegereza nyine nzakubwira ibyo nkwifuzaho. Moreen rero ahita agenda maze Arufa nawe agahita yisubirira mu nzu. Umunsi wakurikiye rero Moreen ahita ajya kureba nyine ya couple y'inshuti zabo kugira ngo rwose aganire n'uyu mudamu waho, rwose aba yumva akeneye umuntu wo kuganira nawe. Moreen rero amara kugerayo maze hashira umwanya mutoya, Kalista nawe agahita aza. Umugabo wo muri uru rugo rero abona ko rwose aba bakobwa uko ari batatu bafite byinshi byo kuganira, maze agahita ababwira ati reka ngende hari ibintu ngiye kugura, ubwo nimusigara muvugana. Kalista rero aza yarakaye maze agahita abwira Moreen ati mbwira rero ukuntu warangije kwica ubukwe rwose wawuhagaritse, ati ariko ubundi ugira ubwenge gute waba waretse Arufa umusore ugukunda maze rwose ugahagarika ubukwe nawe. Kalista rero warakaye cyane akomeza abwira Moreen ati cyangwa ni uyu mukobwa wakugiriye inama mbi ze ndazizi, kubera ukuntu watakoze ubukwe aba yumva nawe utabukora. Uyu mukobwa ahita abwira Kalista ati uramenye utanyubahuka, njyewe ntabwo ndi nkawe, ntugahora unshinja buri gihe ibintu byose, amakosa yose ngo uyanshyireho. Moreen abwira uyu mukobwa ati hoya wibwira mukuru wanjye utyo, mukuru wanjye ndamwubaha, ntabwo nshaka ko hari umuntu umwubahuka. Uyu mukobwa ahita abwira Moreen ati umva mukuru wawe rero niba umwubaha nawe akaba akubaha, nakubwire ibyo yagukoreye, nakubwira ibyabaye njye nawe tuziranyeho, ibyabaye mu myaka yashize. Moreen rero atangira gutungurwa ati muri kunkina ibiki, nimumbwire nyine ibyabaye. Kalista ahita abwira uyu mukobwa ati niko tutinyuka kuvuga ibyo bintu. Uyu mukobwa ati bivuge nyine, bimwibwirire cyangwa mba njye mbivuga. Kalista rero noneho ahita acika amazi rwose, agahita atangira guhinduka agaceceka, ubona rwose afite isoni kandi amwaye. Maze uyu mukobwa akabona Kalista adashaka kuvuga, agahita abwira Moreen ati burya Sadio ni uyu mukuru wawe watumye agenda. Moreen ati nyine nimubimbwire neza ukuntu Sadio yagiye atanasezeye kandi yari yaranyambitse impeta, byagenze bite? Kalista rero ahita atangira kubwiza ukuri rwose murumuna we ati urumva nyine umunsi umwe twari twanyweye inzoga twasinze, twari turi mu modoka rero rwose twisanze nyine twamaze kuryamana, gusa rwose ntabwo twari twabiteguye, ni inzoga zabidukoresheje. Nibwo rero uyu mushuti wacu yadusanze nyine muri iyo modoka maze agahita atubona. Ati rero nicyo cyatumye Sadio ahita agenda, kuko rwose yagize isoni zo kuzakugaruka imbere kandi yamaze kuryamana na mukuru wawe. Yahise ahitamo rero kwigendera maze akazimira twese tukamubura.
Mori yumvise ibyo bintu ati koko se wowe uri mukuru wanjye wankoze ibyo bintu, ahita abaza kandi iyi nshuti yabo ati ukaba wari uzi ibi bintu iyi myaka yose maze ntubimbwire. Mushuti wabo ati ntabwo ari njye nari mfite inshingano zo kubikubwira, mukuru wawe niwe wagombaga kukubwiza ukuri, niba atarakukubwiye rero njyewe nagombaga guceceka, ntabwo rwose nari kuza hagati y'abavandimwe. Mori ahita ahaguruka maze agahita agenda akavuga ati ntuzongere kwitwa mukuru wanjye ukundi, kandi ntuzongere no kumvugisha kuko sinkeneye kumva ijwi ryawe ukundi. Hashira iminsi rero maze Arufa rwose wakundaga cyane Morini yumva ubuzima bumunaniye kubaho Morini adahari, aza kumureba mu rugo rero maze akamubwira ati rwose Morini umva nkubwire, sinitaye ku byo wakoze kubera ko rwose ndagukunda cyane kandi sinashobora kubaho udahari. None rero dushaka ko dusubirana kandi tugakomeza rwose tukanasubukura ubukwe bwacu, ariko ukansezeranya rwose kutazongera na rimwe no kuvugana na Sadio. Ndagukunda ku buryo ntakubura gutyo gusa, rwose ndifuza kongera gusubirana nawe. Abakivuga aya magambo maze Sadio nawe akaba arinjiye. Ubwo Arufa ahita abaza Sadio ati kandi nawe urongeye urankurikiranye? Sadio ati narinje kureba Morini, ati rwose Morini narinje kukubwira yuko ngukunda kandi ntigeze ndeka kugukunda. Ati rero mbere yuko rwose ngenda narinje kukubwira ko nifuza ko njye nawe twasubirana tukongera tugatangirira aho twari tugejeje. Noneho Morini yumva neza hari nk'ibinyugunyugu biri kuguruka mu mutwe we, ibintu biramwivangana maze akayoberwa icyo gukora. Ahita afata aba basore bose agatangira kubakubitagura imisego ati musohoke mwese mwumve imbere, ati mugende nta n'umwe nkeneye mu buzima bwanjye, kubera ko rwose amahitamo aba agoye. Arabasohora bose rero maze bagataha, agasigara arira noneho yibaza ukuntu ibi bintu biri kumubaho. Morini rero ajya kureba wa mushuti wabo nyine maze akongera akamubwira ibyamubayeho, ukuntu abasore baje kumurwanira. Uyu mushuti wabo aramubwira ati ntabwo rwose ugomba guhitamo muri babiri, gusa nyine uwo umutima wawe ushaka uramuzi. Arufa yakubaye hafi mu bihe byose wamaranye nawe, yagukunze ntacyo rwose asize inyuma, yagukunze uko uri kandi nawe urabizi ko yagukunze cyane, ntabwo yigeze aguhemukira na rimwe, ntabwo yigeze akuva iruhande. None rwose kuva afashe n'iya mbere kugaruka kugusaba imbabazi ngo mwongere mukomezanye, nyamara ari nawe wakoze amakosa. Nuko rwose uriya musore agukunda urukundo rwa nyarwo kandi nawe uramukunda, rero ntabwo ugomba guhitamo uwo ukunda uramuzi, uri ku mutima wawe uramuzi, wakubaye hafi kandi waguhaye urukundo rw'ubuzima bwawe bwose uramuzi. Ubwo rero ni wowe rwose ugomba gufata icyemezo maze ukamenya icyo gukora. Ibyabaye byose byituma utakaza urukundo rwawe, kubera ko ntabwo wapfa kureka Arufa gusa ngo ni uko nyine biriya byose byabaye. Ukwiye rwose kugenda maze mukicarana mukavugana mukikomerezanyiriza urukundo we nawe, kubona rwose buriya umusore ugukunda akanakubabarira mu bintu byose wakora biragoye. Wagize Imana rero ubona Arufa wimutakaza uko ubonye. Morini rero arataha maze akicara muri salo. Kalisa arataha nawe atinze cyane maze agasanga Morini yicaye muri salo. Kalisa rero abwira Morini ati ndakwinginze rwose murumuna wanjye mbabarira, biriya bintu byatewe n'inzoga twari twanyweye kandi byabaye inshuro imwe gusa, ntabwo rwose nongeye kubonana n'uriya musore, ariko nanone iryo kosa nagukoreye naribanye ku mutima ubuzima bwose. Morini ati wari uzi ko nkunda Sadio byo gupfa, wari ubizi ko ari we buzima bwanjye, kubera iki rwose wankoze ibyo bintu? Umukuru ati rwose nanjye ntabwo ari njyewe. Ati byarambabaje cyane ariko ntacyo nari kubikoraho, sinari kubasha kubigarura, nyine byari byarangiye. Ati ndakwinginze rwose mbabarira nka murumuna wanjye. Morini rero ahita amubwira ati nibura ubu rwose menye impamvu biriya bintu byose byabaye, menya impamvu byambayeho. Ati ndakubabariye kubera ko rwose sinshaka gukomeza nanjye kwibabaza, nkeneye kujya kure y'ibintu byose bimbabaza.
bahita bahoberana rero maze bakababarirana. Umunsi wakurikiye kandi Kalisa ajya ku kazi, aba yaramaze kumenya neza noneho ko ari Patrick wahoraga yohereza izi mpano buri munsi. Patrick rero yinjira muri biro amuzaniye dosiye, ahita abwira rero Kalisa ati bosi, izi dosiye nizo mugomba gusinyaho uyu munsi. Nk'ibisanzwe nyine ntabwo aba ari kureba mu maso ya bosi we kuko aba abizi neza ko amubwira nabi cyane, gusa nyine Kalisa we ari kureba Patrick maze akamwenyura. Patrick rero arahindukira agiye gusohoka maze Kalisa agahita abwira Patrick ati urabyumva ute, njye nawe turamutse dusangiye ikirahure ku mugoroba? Ati mfite nyine wayini mu rugo imaze imyaka myinshi cyane kandi rwose numvise bavuga yuko iyo uyisangiye n'umuntu witayeho biba ari byiza cyane. Ati nagira ngo rero ngutumire njye nawe rwose tuze gusangira iyo wayini mu rugo. Patrick uba wagumye areba hirya nyine ari muri pozisiyo imwe atanyeganyeze kuva igihe batangiriye kumubwirira, ahita ahindukira ari no guseka ati koko se nibyo, ni wowe uri kuntumira mu rugo rwawe? Kalisa ati cyane. Patrick ahita ahindukira rero n'ubundi akaza akegera Kalisa ati ndahabaye rwose, ku mugoroba ndaza kuba mpari, ni ibyishimo kuri njyewe, ibi bintu rwose najyaga mbirota. Kalisa ati ndabizi nyine na za mpano ko rwose zose zavaga iwawe, ahubwo noneho ndashaka ko uzampa iyindi mpano ari nawe uyinzaniye, noneho atari rwihishwa ngahita nanayibika nyine nkayigumana. Uyu musore ahita abwira Kalisa ati hashize imyaka myinshi cyane ngukunda ariko narananiwe kubikubwira amaso ku yandi kuko rwose nabonaga unteye ubwoba. Kalisa ati rero njyewe nta musore n'umwe nigeze nkunda mu buzima, ariko nkurikije ukuntu rwose warwanye maze imyaka myinshi igashira rwose ukomeza kunyitaho utuma ngutekerezaho nyamara ntakuzi. Igihe rero nabimenyeye nanjye rwose nasanze uri uw'agaciro mu buzima bwanjye kandi ntagomba kugutakaza gutyo gusa. Ndagukunda rero kandi ndakwishimiye, ndifuza rwose kuza kuba ndi kumwe nawe ku mugoroba maze tukishimana. Patrick ahita atambuka maze agahobera Kalisa akamubwira ati urakoze cyane. Rero nawe abitekerezaho neza maze agasanga urukundo rw'inzozi ze ari Alpha. Afata icyemezo rero ari mu masaha y'ijoro maze akajya kumureba, arakomanga Alpha agasohoka agafungura. Morni ahita amubwira ati ndakwinginze ceceka mba ari njye mvuga, ntugire ijambo na rimwe uvuga ahubwo ntega amatwi. Alpha rero koko araceceka maze Morni akamubwira ati ijambo rya mbere nshaka kukubwira ni uko rwose ari wowe nahisemo, ni wowe nahisemo, ni wowe nkunda, ni wowe nakunze, ni wowe nkunda kandi nawe nzakunda ubuziraherezo. Nagukoreye amakosa rwose adakwiriye umukobwa w'umutima nkanjye. Ibintu nagukoreye ntabwo ari byo kubabarirwa, gusa ntabwo nzi uko byagenze rwose, wagira ngo neza uriya musore yarandoze, ntabwo nibaza ukuntu byageze hariya, gusa ndakwinginze umbabarire amakosa yose nagukoreye. Nubwo rwose bitoroshye ariko ndakwinginze ushaka umwanya muto mu mutima wawe maze rwose umbabarire, kubera yuko nahoraga nifuza umuntu nkunda bihebuje, ariko nasanze umukunzi wankunze bya nyabyo ari wowe, ni wowe rukundo rwanjye, ni wowe rwose nifuza kubana nawe ubuziraherezo. Alpha rero ahita ahobera uyu mukobwa akamubwira ati ntabwo nitaye ku buremere bw'ikosa wakoze, ahubwo nitaye ku buremere bw'urukundo ngukunda. Iyi minsi tumaze tutari kumwe nta mahoro nari mfite, nta bitotsi nari mfite, ngira ngo guhera ku munsi nkwambika impeta nakubwiye ko uri amahoro yanjye kandi rwose nifuza kugira iruhande rwanjye kugira ngo ayo mahoro nyahorane. Ubu rero rwose ntayo nari mfite, ndagukunda cyane, nicyo cyonyine nifuza kukubwira kandi nzahora ngukunda.
tuza rero utekane kubera ko rwose urukundo ruracyari rwa rundi, ndacyari wa wundi kandi ndacyagukunda ndanakubabariye. Tugomba ahubwo gukomeza kwitegura ubukwe bwacu. Moreni rero ahita yongera akareba mu maso Arufa ati koko se nibyo? Arufa ati cyane rwose kandi bivuye ku mutima. Humura ndagukunda, ibyo ntuzigere ubishidikanyaho. Bahita rero bongera bagahoberana maze Moreni akabwira Arufa ati warakoze kunkunda. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, nkagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.